ngaba abakobwa 9 babashije gutambuka cyangwa se gutsindira umwanya wo guhagararira intara y'amajyaruguru. Ngaba rwose aba nabo bakaba ari bamwe mu bazavamo uzambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Ngo ikaze kuri Jaras Official TV. Niba uri umukunzi wacu kababana natwe umunsi ku munsi, twinjiye mu irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Irushanwa riba rihanzwe amaso n'abenshi mu banyarwanda kubera ko rimaze kugira izindi mbaraga. Murabizi ko Miss Rwanda ibihembo byayongereye. Miss Rwanda yamaze kujya ku rwego rw'amarushanwa mpuzamahanga. So rero ni irushanwa rijya kuba abenshi mu banyarwanda bategereje kumenya ngo ninde ugomba kwegukana iri kamba. So rero kuri no nshuro nkuko mwabibonye mu kiganiro twagiranye n'umuvugizi kuri no nshuro wa Miss Rwanda ariwe Miss Nimwiza Megan, ngira ngo mwarabibonye ko yatubwiye ko kuri no nshuro batazongera gukora online, ahubwo noneho abantu bazaba babasha kuba bahagera aho igikorwa kiri kubera. Ngira ngo wenda mbere yuko tujya nyirizina kubahatanira guhagararira amajyaruguru, reka nkubwire ko kuri no nshuro Miss Rwanda yagize bamwe mu bashya ndetse wenda n'abamwe mumenyereye mu kanama nkemuramaka, harimo nka Umurerwa Evelyn, ngira ngo muri kumubona ku mafoto, Miss Jolly, Mutesi, Munyaneza James. Abangaba nibo bagiriwe icyizere kuri no nshuro yo kuba bagize akanama nkemurampaka. Abangaba ngira ngo murabibuka wenda kuri final ya Miss Rwanda 2020. N'ubundi bari mu kanama nkemurampaka, wenda ngira ngo murabyibuka rwose ubwo Naomi yegukanaga ikamba. So rero tugiye twihuta cyane kugira ngo dukubite tubangura. Muri kubibona ku mafoto ko bamwe mu bakobwa babashije kuba bahagararira abandi mu ntara y'amajyaruguru. Rwose twababwira tuti felicitation, murabibona mu makanzu meza cyane. Ngira ngo wenda amazina yabo nakubwira kugira ngo ugende ubumva wenda bigendeye ku babo ngabo bakomeje. Tugereye kuri nimero 22 muri kubonaho imbere y'abandi, yitwa Ishimwe Muhayimpundu Adelaide. Ngira ngo wenda wa Mogani hari ibintu bihurirana. Ngire felicitation abantu biganye muri IRK. Uyu mukobwa nanjye ndi umwe mu bamuzi. Abashuti be ni umukunzi cyane wa football. Ngira ngo ni bimwe mu byo yazanye nk'agashya. Kamwe mu gashya rwose. Biratangaje kubona umukobwa wiyumva nk'aho ari mwiza, afite ubwenge, afite umuco, dore ko ari byo bigenderwaho, akavuga ati noneho ngiye ndashaka kuba nyampinga uzateza imbere football. Ibintu byiza cyane. So ngira ngo wenda witwa Mutavumanzi Leslie nimero 37, Nshuti Vanessa nimero 4, ngira ngo nimero 8 yitwa Bagiriteto Ariane, nimero 1 ni Uwase Mignon nawe yakomeje, nimero 10 nawe yitwa Umutoni Uwase Diana nawe akaba yakomeje, nimero 33 Kiza Raisa, hanyuma nimero 30 akaba ari
Kaberuka Emanuela, mu gihe nimero 40 ari Igiraneza Mugisha Gislaine. Abo nibo babashije gukomeza ku ijonjora rya mbere rya Miss Rwanda 2022. So rero ngira nkuko bizwi, nkuko amabwiriza biteganya, nabo bagomba nyine kuza bipimishije, bubahirije amabwiriza, ngira ngo naho amajonjora bera nuko nguko biba byifashe. So rero aba bakobwa bose uko ari 9 kuri saa moya nibwo bamenyekanye. Ubwo nabo bakaba bagiye kujya nyine mu kindi cyiciro, ari naho hazavamo babandi bajya muri bootcamp nkuko Miss Nimwiza Megan yabidutangarije ubwo yatugendereraga. Hanyuma ngira ngo wenda muri gukomeza mugenda mubona amafoto, ni byiza. Tubwire felicitation abakobwa bose babashije gukomeza mu kindi cyiciro. Tubwire tuti rwose nta hanyu, courage. Murabibona ko ni rushanwa noneho ririmo byinshi by'impinduka. Mu byo Megan yadutangarije wumvise ko hagomba Miss cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda 2022 azabona Hyundai Venue, imodoka nziza cyane. Ngira ngo wenda mwumvise ko ubu ngubu Miss Heritage azahembwa ibijyanye no kuba umuntu yagize amajwi menshi, mwumvise ko afiteho pourcentage runaka. Ibyo byose ni ibigenda bizamura imbaraga zirushanwa. Reka rero twebwe tubashimire, twizere ko ubwo niba ufite uwushyigikiye akaba yakomeje, ubwo twizere ko nyine ari sawa. Ngira ngo abakobwa bari guhatana mu majyaruguru, wenda nkubwiye uretse kuba hakomeje 9 hari hariyandikishije 51. Ngira ngo byageze saa 9. Update nari mfite ari uko n'ubundi habonetse saa 11 na 50 gutyo, nimero ya nyuma yari 41. ni ukuvuga ngo habonetse 41 muri 51 bari bariyandikishije, bagomba kuzaza guhatanira kuhagararira amajyaruguru. So ababonye yes ni 9. Niba ufite uwo ushyigikiye felicitation, ariko mvuze ngo ababonye yes ntabwo bivuze ko no mu batashye atarimo ababonye yes, ahubwo nuko ubwo nyine bakomeje babonye yes kubagiza akanama nkemuramaka. So rero nuko nguko wenda nibyo ngibyo ngira ngo muri kubibona amafoto rwose agaragaza ubwiza bw'aba bakobwa babashije gukomeza mu kindi icyiciro. Reka rero twizere ko ubwo nta kabuza nyuma yaho gatoya tugomba kumenya abahagarariye intara y'uburengerazuba, aho n'ubundi amajonjora agomba gukomereza mu karere ka Rubavu nyuma y'akarere ka Musanze. So nibyo ngibyo, mwakoze kubana natwe. Kora subscribe niba ushaka kumenya update ku makuru agiye atandukanye avugwa mu myidagaduro, ku biganiro n'ibyamamare wikundira, ndetse n'abaza kuza nyine kugira ngo hano twintertaining mwebwe mudukurikira. Nta kindi bigusaba rero no gukora subscribe. Niba ikiganiro kigushimishije ushobora kugisharinga inshuti n'abavandimwe, cyangwa se ugakanda like, cyangwa se ukaduha igitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tugenda tukugezaho. Mwakoze kubana natwe. Nitwa Idas Jalas Official. Kurikira ku mbuga nkoranyambaga Facebook ndetse na Instagram, kimwe na hano kuri YouTube. Tubane 5 kuri 5. Bye bye. Ciao ciao.